ariko icyo mbivugiye nuko hari ijambo najyaga nkuriraho rivuga ngo ntabwo uri umwana wanjye, nyoka azagusubiza aho yagukuye, yewe simbyara abahungu. Itangiriro ry'urugamba rw'ubuzima bwanjye rishingiye aho, kubera ko byatumye ntabona urukundo rwa papa, byatumye nkura mbona hagati ya papa na mama hahoramo jugujugu, nanjye nkura noneho nkubitwa cyane. Ariko igihe cyose nkubiswe, gukubitwa by'abana n'ababyeyi ni ibisanzwe, numvaga ko ndimo mpanwa nk'abandi bana, ariko hakajya hagerekaho iryo jambo, nyoko azagusubize aho yagukuye. So nakuriye kuri iryo jambo riranyica cyane. Uyu uri umwana hari ibyo ubwirwa ntumenye agaciro kabyo, ariko iyo ugenda ukura bigenda bikura nawe umenya agaciro kabyo, ukora ubushakashatsi ubaza. Byanteye kubaza mama ngo kubera iki mbwirwa iri jambo, kunsubiza bikamugora akarira. Umwana iyo ubonye umubyeyi wawe arize ibyo wavugaga urabireka, ubwo byatumaga nceceka. Ariko nakongera naza kubitwa, nabwirwa iryo jambo, nanjye nkongera nkagaruka kuri mama, kuki mbwirwa iri jambo, papa ubundi nindi? Ese umuntu nkubita gutya ni papa? Reka nongere mbasuhuze inshuti, bavandimwe, bashiki banjye, bakuru banjye, barumuna banjye mukurikirana channel Vuga Imana TV. Reka mbasuhuze cyane, muri amahoro, mumeze neza, Imana irabarinze. Nagarutse ndashaka kugira ngo uyu munsi mbahe ubuhamya aba ari ubuzima bw'umuntu yagiye anyuramo, aba ari amateka, ahantu Imana iba yaragiye igushyira ikanakuvana, aba ari urugamba rw'ibihe wagiye unyuramo, Imana buryo iba yaragiye ihagararana nawe, ahantu iba yarakurokoye. Iyo rero uhaye abantu ubuhamya bamenya uwo uriwe, kandi bakumva aho Imana ikuvana, bakamenya n'aho ikujyana. Ni King rero ugarutse kugira ngo abaho ubuhamya. Ndi hano ndashimira Mama Mishu Vuga Imana TV, umuyobozi wayo. Ndashimira cameraman Jafet utuma aya majwi n'amashusho abageraho muri studio. Rero reka dushime Imana, dusenga Imana. Imana nyiribihe, cyubahiro kibi cyawe, nzamuye izina ryawe hejuru y'andi mazina, kuko uri umuremyi w'ibibaho byose. Ndagushimiye ko waduhaye kubyuka amahoro, kandi ndagushimiye ko tukiri bazima. Ndagushimiye ko ukemera ko tubaho kugira ngo tuvuge ibigwi by'imirimo yawe. Ndi kuri channel ngiye gutangaho ubuhamya bushobora kugirira buri muntu wese akamaro, akamenya uko ubana n'ubuzima bwacu. Ndasenze rero kugira ngo ubane nanjye muri ubu buhamya, kandi buri muntu wese uzicara atega amatwi akurikiye ubu buhamya bw'ahantu twagiye tunyuranage nawe bizamufashe. Data ndakwakiriye, Mwuka Wera ndakwakiriye, Mwami Yesu ndaguhamagaye ngo tube hamwe muri ubu buzima, muri ubu buhamya, muri ibi bihe nanyuzemo. Umfashe kugira ngo bisobanukire buri muntu wese ubyumva, icyubahiro kibi cyawe. Data ndasenze mu izina rya Yesu, amen. So nkuko mba natangiye mvuga, nitwa King n'izina ryanjye. Ndi umugabo uciye mu buzima bugoye muri iyi si.
sijya jyenyine, ndazi ko buri umwe wese afite ubuhamya, afite ubuzima yagiye anyuranamo n'Imana. Imana nk'umuremyi wacu hari aho itunyuza, ariko kandi ihatunyuza kubera impamvu. Icyo nshaka kugira ngo umenye muri ubu buhamya ni ukugira ngo umenye impamvu Imana yagiye inyuza ahakomeye ubuzima bwawe ukaba ukiriho. Wibuke ko hari abagiye banyura mu bintu bigoye kandi bikomeye bikabahitana. Wowe ukiriho rero, tekereza cyane impamvu uriho, tekereza cyane impamvu wagiye uca muri ibyo bigoye, tekereza cyane Imana yagiye kurokora ahantu henshi hatandukanye ukaba uriho kugeza aya magingo. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo nta wanga kuramuka. Abo mwari muziranye baciyeho batakiriho, si uko batashakaga kubaho, ariko Imana ntiyabishimye. Igihe cyabo cyari kirangiye. Wowe rero ukiriho waraciye mu buzima bugoye, mu bikomeye. Tekereza impamvu Imana yakunyujije aho hantu. Ntabwo wahanyuze bira mupango. Bya bindi wagiye urokoka byashakaga ubuzima bwawe, ntabwo wabirokotse bira mupango. Ntabwo wabirokotse kuko nta mpamvu. Hari impamvu. Si ubuhanga bwawe, si uburinzi wari urinzwe n'umuryango wawe, ntabwo ari protection n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Because of God. Ni ukubera Imana yakunyujije hariya ahantu hose ukaba uriho. Tekereza iyo mpamvu Imana yakurinze ugaca mu byuzi waciyemo ukaba uriho. Niyo mpamvu tuba dutanga ubuhamya. Navutse nk'abandi, mvukira mu muryango udakanganye w'abaturage basanzwe bose nk'abandi, ariko mvuka nsanga ikibazo muri famiye cy'uko papa atabonaga abana b'abahungu kandi aribo yifuzaga cyane. Imbere yanjye hari abakobwa 5, kandi yari amaze kubona ko kubyara umuhungu bitarimo gukunda. Byamuteye gushakisha ubundi buryo nk'umugabo, bimutera gushaka undi mugore ari we navutseho. Uwo yari afite batandukana bafitanye abana 5 b'abakobwa. Ashatse mama ndavuka. Habanje kuvuka mushiki wanjye mukuru, n'ubundi cya kibazo cyo kubyara abakobwa kiba kirongeye kirahagurutse hagati y'umugabo n'umugore. Iki kibazo cyari cyarateye uyu mugabo trauma ku buryo yumvaga ko ntahari, kuba atarabyara umuhungu ntahari. Urabizi mu myaka yashize umugabo wabaga adafite abahungu yumvaga ko nta muryango afite. Ni imico twakuriyemo twasanze. Uwabaga yumva afite abahungu yabaga yumva akomeye mu muryango. Uwabaga yabyaye abakobwa yumvaga ngo umuryango uri mucika. Nawe yari yaragiye muri trauma y'icyo kibazo cyuko yumva adafite abana b'abahungu. Impamvu cyamukomereraga cyane nuko n'ubundi nawe ubwe nta se, nta nyina, nta mukuru we, nta murumuna we. Nawe ubwe yari ikinege, ari umuhungu umwe ukeneye kubona amaboko y'abandi bahungu kugira ngo yumve ko afite umuryango azasiga. Icyo rero cyahagurukije trauma muri we, kimutera kumva yihebye, yumva ko ntaho ari kuba nta bana b'abahungu afite. Ubwo yashakaga mama yumvaga ashakisha umugore wamubyarira abahungu. Uwa mbere biba biranze, abo bakobwa bose arabajyana.
ntabwo mbazi, sinzi n'amateka yabo kuko ni bakuru, aho bazimiriye ni mu mahanga. ni ngo mfite umuryango w'abadamu ntazi tuvukana aho barengeye batanu bose. Amateka yambwiraga ko barengeye muri Kenya bavuye Tanzania. Ibyo ni ibintu ugenda wumva uri umwana ariko nta cyerekezo cyabo nzi. Wasanga nawe unyumva wenda uri mushiki wanjye cyangwa se uvuka kuri mushiki wanjye nkaba ndi uncle wawe cyangwa ndi mjomba wawe, uko wabivuga kose bitewe naho wakuriye. Icyo kibazo rero cyamuteye toroma, ashaka mama nawe abyara umwana w'umukobwa w'imfura ari we jye nkurikira. Nabwo amubyaye hazamo akabazo n'ubundi kaya makimbirane yaturuka kutabyara umuhungu. Hanyuma hamaze kuzamo ako kabazo, mu bihe byashize abantu bararwanaga mu ngo, umugabo agakubita umugore, habayemo imvururu bakajya barwana, bigera igihe mama yahukana, ariko acamo agahe k'imyaka 7. Yego ndumva ari 7 kuko uwo nkurikira andusha imyaka 6. Hanyuma haciyemo igihe papa ari wenyine ari mu bundi buzima, ngira ngo nabwo yaje kubyariramo undi mwana gutyo, nawe simuzi w'umukobwa, yabyaraga umukobwa ubwo ntacyo yabikurikiranagaho. Nyuma rero ngira ngo abona ko bidahura n'ubundi nta tandukaniro, agarura mama. Ashobora kuba yaramugaruye ndi mu nda nk'amezi, ariko yaba abizi yaba atabizi ntabwo aho nari mpari. Ariko icyo mbivugiye nuko hari ijambo najyaga nkuriraho rivuga ngo ntabwo uri umwana wanjye, nyoka azagusubiza aho yagukuye. Yewe simbyara abahungu. Itangiriro ry'urugamba rw'ubuzima bwanjye rishingiye aho, kubera ko byatumye ntabona urukundo rwa papa. Byatumye nkura mbona hagati ya papa na mama hahoramo jugujugu. Nanjye nkura noneho nkubitwa cyane, ariko igihe cyose nkubiswe, gukubitwa by'abana n'ababyeyi ni ibisanzwe, numvaga ko ndimo mpanwa nk'abandi bana, ariko hakajya hagerekaho iryo jambo, nyoko azagusubize aho yagukuye. Nakuriye kuri iryo jambo riranyica cyane. Uyu uri umwana hari ibyo ubwirwa ntumenye agaciro kabyo, ariko iyo ugenda ukura bigenda bikura nawe umenya agaciro kabyo, ukora ubushakashatsi ubaza. Byanteye kubaza mama ngo kubera iki mbwirwa iri jambo, kunsubiza bikamugora akarira. Umwana iyo ubonye umubyeyi wawe arize ibyo wavugaga urabireka, ubwo byatumaga nceceka. Ariko nakongera nazakubitwa nabwirwa iryo jambo, nanjye nkongera nkagaruka kuri mama, kuki mbwirwa iri jambo, papa ubundi nindi? Ese umuntu nkubita gutya ni papa? Akambwira ngo niso. None kucya nkubita gutya ankura mu bandi bana nkakubitwa niki? Papa ninde? Akarira. Ayo ni amabanga y'ababyeyi b'abadamu. Turabagora abamama bacu, mujye mwihangana. Iyo habaye amateka adasobanutse turayababaza, rimwe na rimwe mudafite n'uburyo muyasobanura. Muri ababyeyi beza, Imana ijya ibana namwe mu misaraba mwikorera yo kurera, kubera ko inshuro nyinshi ba papa ntabwo tuba tubyitayeho, ntitunamenye imvune yanyu. Umubyeyi wanjye uko namubazaga iryo jambo, yajyaga mu yindi si ikiniga, nkabona ko mubangamiye, bigatuma jye mbivaho. Inyuma yanjye haje kuvuka abana 2 b'impanga, umukobwa n'umuhungu. Ntangira kubona agahenge kuko havutse umuhungu.
ariko mbere y'uko bavuka hagati yanjye nabo hanaciyemo indi nda ivamo y'umuhungu. Icyo kigarurira icyizere papa, atangira nibura kunyorohereza kuko narakubitwaga bimwe bya seriye. Umwana w'imyaka 8, imyaka 9 narakubitwaga bimwe bihagije bibi. Kubita akagukandagira akakubwira amagambo aremereye. Hari igihe yigeze kumfata kabisa araniga, mwiyatse ndiruka, nirutse ajya mu nzu azana icumu araritera rifata insina nge nituye hasi, mpagurutse mbona n'icumu, bituma ntangira gukurana ikintu cy'ubwoba. Babyeyi mwitonde uko murera abana, mwe kubarera abajeyi kuko ibihe turimo nabyo birimo birabica ukundi kuntu, ariko nanone mwe kubarera mubahahamura. Gusa wenda Imana ishimwe, amategeko y'isi tugezemo, hari uburenganzira bw'abana bwubahirizwa mu kurerwa. Ibyo ari byo byose ndizera ko nta bana barimo bakura nk'uko nakuze, barimo babwirwa amagambo nk'ayo nabwiwe, barimo babwirwa batotezwa, birukanswa ku gasozi nk'uko giye byangendekeye. Ibyo byose iyo umwana ari muri ubwo buzima bigabanya amahirwe y'ahazaza he. Icyo mujye mukimenya. Umwana ukuze ahahamurwa, agakurirwa ku ijambo ribi, agakurira ku magambo y'uwakamureze, y'uwakamuhaye ubuzima, akamuha amagambo amwambura ubumuntu, uwo mwana uba urimo wangiza ahazaza he, uba urimo ugabanya amahirwe y'ahazaza he heza, uba urimo umwinjiza mu yindi si y'ahazaza hagoranye. Kuko amagambo ava ku babyeyi bacu niyo aturema. Imigisha dukura ku babyeyi bacu niyo ituma tuba abo tugomba kuba bo. Mubyeyi urera abana, waba warababyaye waba utarababyaye, mera nk'Imana ivubira ababi n'abeza. Mera nk'Imana ikorodona cyangwa ihuriza hamwe ubuzima bwa kiremwa muntu cyangwa n'ibindi biremwa byose, ikabishyira mu murongo umwe wo kubiyobora no kubiha ubuzima. Nawe bari kukwiye kumera, uhereze abana bari mu maboko yawe ubuzima bw'ahazaza, kuko ubw'uyu munsi urabubaha, ariko ubw'ahazaza utakiri kumwe nabo nibwo bugoye ukwiye kubaha, kandi buturuka muri ya magambo winjiza mu bwonko bwabo. So nkomeje rero, havutse izo mpanga, ariko zisanga ntangiye kugira agahumure, ntagikubitwa cyane. Kandi ntabwo nakubitwaga jyenyine, uko nakubitwaga na mama yarakubitwaga. Ubundi kiriya cyana ntabwo ari icyanjye, ubundi wagikuye ko ntabyara abahungu, subira mu bo wamubyaranye nabo. Ni byinshi, pressure ni nyinshi, totezwa ni kwinshi. Muri Abanyarwanda murabyumva, iyo mood hari, ubuzima uko buba bumeze, yaba ari igihe nari nshaririwe kandi ndi umwana, yaba ari mama yari abihiwe kandi ari umubyeyi. Inyuma y'impanga havutse abandi bana babiri, nanone hazamo umuhungu. Niwe wabaye bucura. Ntabwo papa yamureze, yaje gupfa igihe mfite imyaka ndumva ari 10 cyangwa 11, ntabwo byari birenze aho, kuko nari ngeze mu wa 5 primaire. Aho rero niho natangiye noneho, nubwo natotezwaga, ariko nanatangiye kumenya akamaro k'umubyeyi w'umugabo mu rugo, kuko nta wundi muhungu wari imbere yanjye, nta data wacu wari imbere yanjye, nta wundi muntu wakabaye role model mu buzima nareberagaho. Aho hubwo natangiye noneho nanjye kugira inshingano zo kuba umugabo, kuko nige mugabo mama yarasigaranye.
kuri iyo myaka wumva. Umukecuru wanjye kubera n'inkoni yagiye akubitwa, kubera no gutotezwa, nawe byagiye bimutera ikibazo, akurizamo n'ubumuga bwo kubaho ntacyo ashoboye gukora. Byabaye ngombwa ko mfata inshingano zo kuba umugabo ndi umwana, ntangira kurera barumuna banjye. Uburyo bwose bushoboka ndabukora, ariko ndi umwana. Aho mama naniriwe nkamwunganira, mfata inshingano mba mukuru. Hagati aho hari ubuzima bw'ahazaza butakara bwinshi. Hari amahirwe menshi uhahombera. Abantu mugifite amahirwe yo kugira imiryango ikibari hafi, muyubahe, kuko kurerwa ufite umuryango biraryoha. Urarira bati impore. Njye ntabwo nakunze kubona umuntu umbwira ngo impore. Ntabwo nigeze mbona umuntu umbwira ngo ihangane komera. Nabyirutse nirwariza, mfasha mama kugira ngo ako karyango kabeho. Mbyiruka gutyo, ariko ndakura. Kubw'umugisha abo tuvukana barakuze, nanjye ndakura, barahari. Papa yadusize bakobwa 3 n'abahungu 3. Ariko iyo fondasiyo urayumva dufite, n'ubuzima bugoye, n'ubuzima buryana, n'ubuzima busharira. Umwana apfa mwiterura. Igihe umwana atabonye umubwira ngo impore, komera mwana wanjye, hagira undi mwana uguhohotera, so akaza akabamba akavuga ati kuki munkubitiye umwana, zirya abari ishema kuri wowe nk'umwana, ubona ko uri kumwe na papa ukurinze, intare yawe, ushobora byose kuri wowe nk'umwana. Igihe utabonye ubwo buzima, ukurana icyuho, gap ikomeye cyane muri wowe, ku buryo bikugiraho ingaruka. Narakuze mba umusore nk'abandi, ariko mu buryo nyine bugoye bwo kwihingaho buri kantu kose, bwo kwishakamo buri kantu kose. Ukuntu uyu mubiri wacu ukoze, ibyago n'amakuba uyu mubiri ugezemo, uko byaba bingana kose, hari uburyo n'ubushobozi bw'Imana buba muri uyu mubiri, ikurekurira bukavuka, bugatuma wirwana aho uri hose, ukabasha kubaho, kandi si itarimo ikugenera kubaho. Ariko iyo uzabaho, Imana ifite uburyo igena ukabaho. Nabonye akana mu myaka nk'ibiri ishize, umubyeyi wako yarakabyaye, akarambika muri ruhurura, arigendera. Akana k'agakobwa ashobora kuba yarakarambitsemo mu rukerera, bagatoraguye nibura 11 z'umugoroba. Narahanyuze mbona ababyeyi abantu b'abadamu n'abana bakoze agatsiko muri iyo ruhurura munsi y'akararo, turebye dusanga harimo ako kana. Umumama umwe nyine yaragatoye w'umuzunguzayi, nawe ubuzima ni buke bw'imibereho, ariko agira umutima, abandi bagatinye. Aragaterura, aragaheka, agashakira amata y'akazuyazi karanywa, akajyana ku kagari, bamuha uburenganzira bwo kukarera. Ubu karakuze. Ariko icyo nzaniye iyo story ni iki? Nuko ya masaha kamaze hahandi, nta nshishi zagatonzeho, nta mbwa zakariye, nta nyamaswa iyo ari yo yose yakwangiza ubuzima bwako yahageze. Ikindi, kamenya amakuru y'uko karambitswe aho hantu,
kadafite ukarengera ntabwo karize, karaceceka. Reba agahinja n'inzara, ubundi iyo kazi ngo hafi hari umuntu uri bukiteho, uri bukabwire ngo mpore, uri bukabwire ngo iyizire mwana wanjye, buri kanya kaba kiriza, buri kanya kaba konka udupfunsi gataka. Ariko kandi karacecetse, kanunira agapfunsi kako, karakanywa kuva mu rukerera, kagumaho saa 11 zigeze. Ngira ngo kumvaga agatima karimo kagacika, inzara imeze nabi, nibwo katatse. Abantu babona kugatoragura. Niki cyatumye aka kana kataboroga bakigashyiraho ngaho? Kamenya amakuru mu buzima, hari ibyikora mu buzima. Imana ni nziza, ihabwa icyubahiro. Iyi izakurinda icyo wanyuramo cyose, ntacyo kigutwara. Iyi izakurinda baguta mu mugezi, umugezi ukakujugunya igasozi. Iyi izakurinda uca mu masasu bakakurasa, akagutobagura ubuzima bugasigara. Iyi izakurinda uca mu bagome, uca mu bico by'abanzi bagasinzira ugatambuka. Iyi Mana igufiteho umugambi, inshuti yanjye, niyo kwizerwa. Icyo yakuvuzeho izagisohoza, icyo yaguteguriye uzaba cyo, aho ishaka kukwerekeza uzahajya. Ntucike intege kuko wavutse nabi ugakura nabi nkanjye. Ntutakaze ibyiringiro kuko wabuze ukubwira ngo impore. Ntutakaze ibyiringiro kuko wabuze ukubwira ngo humura. Yesu arahari kukubwira ngo impore. Yesu aragukomeza ngo humura. Wowe unyumva uri imfubyi, wowe unyumva uri intabwa, wowe unyumva warabuze epfo na ruguru, wowe unyumva ukebuka impande zose ukabura ukubwira ngo impore. Yesu arahari kukubwira ngo impore. Imana irahari kukubwira ngo komera. Nta cyahungabanya ubuzima bwawe igihe Uwiteka kibukavarinza kiburinze. Komera, wicika intege. Hagarara, tumbira mu ijuru. Reba Imana mukuri irahari. Hari impamvu yakurinze, hari impamvu yagusigaje, hari impamvu yakunyujije aho. Wikwita ku bikuzengurutse bikunaniza, wikwita ku mazina bakwita, wikwita ku isura bakwambika, wikwita kuri ibyo bikunyunyuza ubuzima bigusubiza hasi. Oya, ita ku mpamvu. Ita ku mpamvu. Uyu munsi uriho, iyo mpamvu ntabwo uzi iyo ariyo. Ibikomangoma byaciyeho biragenda, abami banyuzeho baragenda, abakomeye baguca amaboko mu maso ureba bakagenda, ibihangange birahanguka bikacaho. Wowe magorwa, wowe udafite izina, wowe udafite ijambo, wowe udafite uko witwa, wowe udafite ukurengera, Kristo arahari kukurengera. Niyo mpamvu uriho. Ntabwo ari amafaranga menshi, ntabwo ari umuryango, ntabwo ari uko abanzi babuze, ahubwo nuko Kristo ahari ku bwawe ngo ubeho. Ijambo rya nyuma rifitwe n'Imana ku buzima bwawe. Niyo yonyine yavuga ngo baho ukabaho. Niyo yonyine ivuga ngo vaho ukavaho. Igihe kikubwira ngo baho, hagarara ubeho kandi ubereho impamvu y'Uwiteka. Ntugakangwe n'ibiri mu isi bitaguha ubuzima ngo binabukwambure. Ikikugeraho cyose nuko Imana ishaka ko kikugeraho, kandi gifite isomo kigusigira kugira ngo ushobore guhangana n'iyi si ubeho. Narakuze ndi umugabo murambona. Maze kuba umusore, naciye mu bundi buzima nk'abasore bose. Ntangira gushaka iterambere, ntangira kurwana
no kugira ngo nzabeho mfite uwondi we ngira umuryango, kandi ndagerageza, ntabwo nacitse intege, nakomeje kugerageza. Ariko kimwe mu bintu byamfashije mu busore bwanjye, nagiriwe umugisha, Uwiteka arampamagara, mu muhamagaro w'agakiza. Numva ijambo ry'Imana ndibwirijwe n'umusore nawe wari wuzuye umwuka wera, arambwira ngo Yesu aruhura abarushye. Nari ndushye mu mutima. Hagati aho mu busore mfite ubundi buzima nanyuzemo nabwo butoroshye, ariko Uwiteka mfata ukuboko arambwira ngo komera, turacyari kumwe. Ndangije ubwo buzima nibwo nasubije umutima inyuma, ndavuga ngo ndinde. Aho mvaho ndahazi, ariko aho njya nihe? Ko nta papa mfite uri bumbwire ngo dore ni hariya. Ko nta maru muri bumbwire ngo dore aho ujya ni hariya. Iyi si abandi barimo babyigana bashaka amafaranga, bashaka uburyo bazagira imiryango. Ndayinyura he? Ndaca he? Bite? Numva umuhamagaro ndakizwa. Maze gukizwa, nangira urugendo rw'agakiza. Nahamagawe n'ijambo rivuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Ntabwo nakundaga ibintu by'abarokore, ariko uko nakomeje kumva ndushye, nateze amatwi iryo jambo. Mu myaka yashize hari ukuntu abantu bahagararaga ahantu bagakora igiterane batararitse abantu. Umuntu agahagarara ahantu akahakorera igiterane akabwira abantu ijambo ry'Imana. Ndamwumviriza, mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Nsubirayo undi munsi ukurikiye, hari umusore mugenzi wanjye twakundaga kuba turi kumwe tukajya kubyumva. Ku munsi wa gatatu, uko nakomezaga kwitegereza uyu mugabo wabwirizaga aya magambo, umutima wanjye watangiye kumukunda. Mbona aravugana impuhwe, aravugana urukundo. Sijye ukeneye urukundo, sijye wabuze urukundo. Ndebye impuhwe afite n'urukundo afite, mbona bimurimo. Naje kumusanga aho yabaga. Ntabwo gihe ibyo yavugiraga mu bantu benshi nabyumva ngataha, ariko naje kumusanga aho yabaga, turaganira. Mubwira uwo ndi we, mubwira ubuzima nciyemo, mubwira ubusore bwanjye aho bunyuze. Aranyumva, arambaza ngo uremera ko Yesu aba umwami n'umukiza w'ubuzima n'ubugingo bwawe? Ndabyemera. Nzamura amaboko ndambikaho ibiganza, abwira amagambo akomeye Imana. Mba umurokore. Numva umutima wanjye urahindutse. Numva imitekerereze yanjye irahindutse. Numva wa muruho wo mu mutima urashize. Numva umunezero unyinjiyemo. Nakira imbaraga z'umwuka wera uwo munsi. Nahagurutse aho mbwiriza ubutumwa bwiza nanjye. Nasubiye inyuma njya kureba mama n'abo tuvukana, nibo bantu nahereyeho mbwira ko Yesu aruhura abarushye. Barankundira, barakizwa. Hasigara umwe wo nakurikiraga, wowe yari yarabaye inkumi, yaragiye no kwishakira umugabo, ariko nawe nkajya musanga aho yashatse, nkajya kumubwira ko Yesu aruhura. Inshuti zanjye,
Yesu uyu tuvuga araruhura. Iyo umwakiriye neza, bitari iby'iki gihe mbona, Yesu arakuruhura. Ntabwo Yesu akuzanira amafaranga ngo ayaguhe. Ntabwo Yesu akubakira amazu ngo yaturemo. Ntabwo Yesu aterura imifuka y'amasima ngo ayiguhe. Ahubwo Yesu aruhura mu mutima. Za mvune ziri mu mutima wawe arazikuruhura. Wa muntu watsikamijwe, wakandamijwe, aramuruhura. Hamwe hatagira urukundo, ahashyira urukundo. Hamwe umubyeyi wabuze umubyeyi, akubera umubyeyi ukumva ufite ihumure. Hahandi wavunitse, wabuze ukubwira ngo impore, Yesu arakubwira ngo impore, kandi akabikora. Yesu araboneka, ni umugabo uboneka mu mpuhwe n'imbabazi. Kristo arahari, uramubona, uramwumva, avugana nawe. Ijwi rya Yesu rirumvikana. Yesu avugana natwe. Iyo umutima wacu wamaze kuzuramo umwuka w'Imana, imiruho yose irashira ukumva Yesu. Wagaruka mu mubiri ugasanga ni wowe, ariko indani muri wowe ntago bukiri wowe. Kristo ahindura ubugingo bukagira uburyohe bw'umunezero, ukishima, ukumva urundi wundi. Mwese abarushye n'abaremerewe, ngo nimuze munsange ndabaruhura. Yesu arahari, aravuga, araboneka, arafatika. Yohana yavuze ngo uwo muvuga, uwo tubabwira, ngo intoki zacu zamukozeho, twaryanye mu gituza cye, turamukabakaba, turamwumva. Kristo araboneka. Yesu arahari. Guhera icyo gihe nizeye Yesu, ntangira kuvuga ubutumwa, ntangira gukorera Imana. Numva Yesu araryoshye. Yesu yarandyoheye mu itangiriro ry'ubuzima bw'uru rugendo rw'agakiza. Yesu arakuryohera, Yesu aragutetesha, Yesu akaguhumuriza, Yesu agakanda umutima urimo imvune, akawukanda, akawomora. Yesu arahari. Reka nkubwire ngo Yesu arahari. Ngwino kwa Yesu akuruhure, ngwino ku Mucunguzi akumara imvune ufite, akugire mushya. Ndagaruka mu kanya.